Hello friend, tubahaye ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi reka tuganire gatoya. Ese nawe uri mu bantu bakunda kunywa amafanta, amaji, ibintu nyine dukunda kugura, inyange, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kenshi na kenshi dutekereza ko ari ibintu biri naturel, wenda niba ari citron ya fanta, ukavuga ngo ni agafanta gakoze mu ndimu. Ese wari wabona ikamyo y'indimu wenda izamuka ijya kuri brasserie bagiye gukoramo izo fanta, cyangwa wenda se wari wabona amapome ajya ku nyange bagiye gukoramo pome zishobora gukoreshwa nyine bakora ayo maji. Uyu munsi reka turebe ku bubi buhishe dukura mu kunywa izo ji. Abantu benshi ntabwo babizi, nta nubwo bajya birirwa babitekerezaho, babumva ari nk'ibyo kunywa bitagatifu cyangwa se bitagira ingaruka ku mubiri, ariko ndagira ngo mbabwire ko byihishemo ububi butangaje cyane, cyane cyane bidukunda kwita carbonated drinks, harimo nyine ayo mafanta cyangwa se utu tuyinagi, utu tuji twinshi dukunda kubona ku isoko tuba tutari naturel. Birenga aho ngaho n'abantu bagatangira kubiha abana batoya, ku buryo umwana w'amezi 7-8 umubyeyi atinyuka akamugurira kariya kantu akakanywa, kandi bikaba nk'umuco, bikaba bitari rimwe, ahubwo wenda uko agiye ku rugendo kugira ngo amupfunyikire igikoma cyangwa se n'ikindi kinyobwa yikoreye mu rugo, agahitamo kumugurira akaji ku muhanda nka bimwe by'amabiswi, wenda nubwo atari yo turi buvugeho ubu ngubu, ariko ndagira ngo mbabwire ko ni bibi bitangaje, ndetse n'ibyo tugiye kureba. Ikintu cya mbere ni uko bituma umuntu yiyongera ibiro mu buryo budasanzwe bitewe n'ingano y'isukari iba irimo. Ndagira ngo mbabwire ko iyo umuntu anyweye icupa rimwe rya soda cyangwa se ry'izo fanta, aba yongeye karori 150 ku byo yari arimo ararya. Ndavuga ngo wenda se umuntu ariye ibiryo birimo isukari nyinshi, ariko yongeyemo n'icyo kinyobwa gifite iyo sukari ingana gutyo. Rero biri mu bintu bituma abantu biyongera ibiro mu buryo batatekerezaga. Ndavuga ngo umuntu ukunda kunywa ibyo bintu aba ashobora kwiyongeraho ibiro biri hagati ya 6 na 7 mu buryo we atatekereje, ndetse atabasha no gusobanura, ku buryo ushaka kumubwira uti se kubera icyo uri kwiyongera ibiro cyane, ntabona impamvu yabyo, ariko bitewe nuko ari kunywa ayo mafanta cyane. Icya kabiri ni ukwangiza amenyo. Murabizi ko isukari iri mu bintu byangiza amenyo, bitewe n'uburyo iba ifitemo isukari nyinshi, biri mu bintu byangiza amenyo cyane. Ikindi ndagira ngo mbamenyesha ko nuvuga ngo ayo maji, ayo mafanta yangiza amenyo cyane kuruta uko y'amabiswi abikora. Nubwo wenda tutabitekereza, ariko amabiswi, amabombo ntabwo aribyo byangiza amenyo cyane ugereranije n'uko amafanta abikora. Ikindi ni uko ishaka kugutera indwara ya diyabete yo mu bwoko bwa 2. Ndagira ngo mbabwire ko aya maji, aya mafanta yongera ibyago byo kuba umuntu yarwara diyabete 26% ugereranije n'umuntu utabikoresha. Icya kane ni uvuga ngo bitera inyota umubiri, apana cyangwa se tubyite umwuma. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu cyane cyane anyweye ibi byo kunywa wenda bifitemo kafeyine nka za inagi, biriya bintu biragenda bigakamura amazi umuntu yari afite mu mubiri, noneho bigatuma umuntu atakaza amazi menshi ugereranije n'ayo aba yanyweye. Ibyo rero bigatuma umubiri usigara uguye umwuma. Ikindi cya gatanu ni uko bica intege amagufa. Biriya binyobwa byinshi nureba ku ma etikete yabyo uzasanga biba bikize kuri phosphoric acid. Iki kintu rero kiragenda kigaca intege amagufa, noneho bigatuma uko umuntu agenda arushaho kubinywa, ariko agenda agira ibyago byo kurwara indwara z'amagufa. Ikindi cya gatandatu ni uko uko umuntu abinyweye agenda konsoma ibyo bintu byinshi, niko bigenda bituma umuntu abyimba. Hari abantu benshi banga kunywa fanta ukumva ngo zimubyimbisha mu nda, ngo imitobe ibyimbisha mu nda. Buriya baba bari mu kuri. Ni uvuga ngo nubwo umuntu atabitekerezaho, ariko byangiriza urwungano ngogozi. Icya karindwi ni uko bitera indwara z'umutima. Ni uvuga ngo uko umuntu agenda afata isukari nyinshi, biri mu bintu bishaka kumutera umuvuduko w'amaraso, bishaka kongera cholesterol mu mubiri, kandi bikaba byamutera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Icya munani ni uko umuntu agenda arushaho kubinywa, niko bigenda bimubata, noneho kuba yabivaho bikamugora. Ibyo bigatuma rero bya byago byose twabonye hejuru bigenda byiyongera. Icya 9 ni uko byangiza umwijima. Bivuga ngo bitewe n'ingano y'isukari nyinshi ibirimo, ibyo bintu biragenda noneho bikamutera iyi ndwara yitwa fatty liver diseases,
ni ukuvuga ngo ya sukari nyinshi umubiri utabashije gukoresha iragenda igatuma umwijima uzengurukwa n'ibinure byinshi, bikarangira rero umuntu agize ikibazo. Icya cumi ni uko abantu bakunda gukonsoma aya mafanta cyane usanga bagira ikibazo cy'umubyibuho ukabije, uba wageze nabo muri kadere z'indwara zitandura nka obezite cyangwa se ikintu kiri koronike, noneho ibinure byo kunda bikaza. Abantu benshi bibeshya ko abanywi b'inzoga ari bo bagomba kugira biriya binure gusa, ariko n'abantu bakunda kunywa aya maji, amafanta nabo baba bafite ibyago byinshi byo kugira ibinure byo kunda. Ibyo rero bituma umubiri ukora mu buryo butari buteganijwe, kandi ngira ngo mbabwire uko umuntu anywa ariya mafanta cyane niko biwikeninga imyuniti ye, bica intege umubiri ku buryo usanga ashobora kwatakwa n'indwara mu buryo buremereye. Uyu munsi twavuze cyane ku bigendanye n'ingaruka ariko zibanda ku kuba ayo maji n'amafanta biba bikize ku isukari nyinshi, ariko ntabwo ari uko ari isukari nyinshi gusa, hari n'ibindi byinshi bibi byazo tuzareba, nko kuba nyinshi uzasanga zifitemo sodiyumu nyinshi, kandi sodiyumu nyinshi nayo ntabwo ari nziza. Rero biratangaje cyane kubona Coca-Cola ya mililitiro 500, ni ukuvuga ngo ni santilitiro 50, iba ifitemo amagarama 58 y'isukari, bingana n'utuyiko 13 tw'isukari. Biratangaje cyane. Reba utuyiko 13 tw'isukari tuno dutoya abantu bakoresha bongera isukari mu cyayi, tukaba turi muri mililitiro 500 za fanta. Tekereza gufata utuyiko 13 tw'isukari ukadushyira mu kanwa kawe, icyo nicyo uba unyweye iyo unyweye icupa rimwe rya Coca-Cola. Fanta nayo ifite, ubwo fanta turavuga nyine izi zitandukanye ariko zitari Coca-Cola, nayo ifite mililitiro 500, nayo iba ifite garama 52 z'isukari, bingana n'utuyiko natwo 13, ubwo hejuru ni 13 n'igice. Rero ushaka kumva wenda se ukumvamo ya mpumuro bajya bavuga ngo ni pineapple, ngo ni inanasi, ngo ni citron, ngo ni indimu, ariko ntabwo bikuyeho ko ibirunzemo isukari nyinshi. Ibaze nyine nawe gufata utuyiko 13 ukadushyira mu kanwa kawe, kandi agira ngo mbabwire ngo ntabwo ari uko haba harimo izo mbuto nk'uko twatangiye tubivuga, ahubwo ni impumuro baba bashyizemo. Noneho rero izi ji zisanzwe wenda se za santilitiro 36 nk'uko kuri fanta biba bimeze, haba harimo utuyiko 26 kugera kuri 30 tw'isukari, ubwo haba harimo amagarama 26 kugeza kuri 30 y'isukari, ubwo ni utuyiko 7 kugeza ku 8 tw'isukari. Nubwo haba handitseho ngo ni ibintu biri natureli, ariko ntabwo aba ari ibyo, nuba ngo nabyo nyine biba bifitemo isukari nyinshi. Ese wowe utekereza ko bashaka kukugurisha ku bantu bakora amaji, murabizi cyangwa ubona akajerekani ka 7 wenda ka ji y'inanasi, muzi imbaraga bitwara, wowe ugiye no kukagurisha ntabwo ushobora kukagurisha 3,000 nk'uko bimeze. Nawe tekereza kuba kagura 3,000. Ndagira ngo mbamenere ibanga, hariya nta nanasi birimo, ni ibintu bishobora no kuguteramo kanseri. Nta nanasi birimo, ni impumuro, ni amakemikozi baba bavangavanze. Hari ikindi rero abantu dukunda kwita ngo ni inagi, ngo ni twa inagi, turiya tuba turimo amagarama 27 y'isukari, ubwo ni ibiyiko 7. Ubwo rero ni ikintu giteye ubwoba. Ndagira ngo mbabwire kandi ko iriya sukari nta nubwo ari nk'isukari wenda dukora mu bisheke, ahubwo ni isukari ihita yinjira mu maraso byihuse cyane. Urumva rero niyo mpamvu biba bifitanye isano na bya byago twabonye hejuru. Rero ndagira ngo mbamenyeshe ko ubundi umuntu aba adakwiye kurenza byibura yakabije utuyiko 6 tw'isukari ku munsi ku bantu bakuru. None rero tekereza ko niba unyweye agacupa kamwe ka fanta kagenda kagahita gakuba 2, kuko agacupa kamwe ka fanta twabonye ko kaba gafitemo utuyiko 13, uba uriye kandi ku munsi uba uri bufate n'ibindi bintu birimo amasukari menshi. Nahanjye naho kugira ngo twirinde, dutekereze cyane cyane ku buzima bwacu.